Ese Satani ko yitwa umutware w'isi yabihawe nande? Ni umwicanyi, ni umujura, ni umurimbuzi, ni umushukanyi. Bamwita mu gihe borongo ni Abadoni, bisobanura ngo umutware w'ikuzimu. Kamere rero ariganya nk'abantu, akiba nk'abantu, akica nk'abantu, akarimbura nk'abantu. Kandi Satani abahe kuko Satani bamwita umutware w'ikuzimu kuko apfuye atize ntiyihana. Aho batazihana gusa bapfuye ari abanyabyaha niho Satani ategeka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday, umurongo hamwe ukuri yo tugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. inshuti ya gusenga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday. Nizere kumeze neza kandi nima uri no mu bihe wihangane, ibihe bizahinduka. Reka dusuhuze abantu bari mu Rwanda tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mu inshuti za gusenga everyday. Reka dusuhuze abantu bari mu Burundi tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kubo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday. Bari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo turakunda kuri cyane ya gusenga every mu inshuti zacu zakadasoka. Abari mu Burayi turasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Sweden Imana ibahe umugisha. Abari muri Belgique Imana ibahe umugisha. Abari mu Bufaransa mudukurikira Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya Imana ibahe umugisha mu inshuti za gusenga everyday. Abari muri Amerika Imana ibahe umugisha. Cyane inshuti zacu ziri muri Canada tubabwira ngo turabakunda Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia Imana ibahe umugisha. Kuko rero mubona kuri kamera ya gusenga everyday ni gusenga buri munsi. Murabona Dogiteri Pastor Maziro wa Dogiteri. Shalom shalom. Umeze ute Dogita? Imana iracaturize turi bazima. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire rero umuntu uzubana natwe muri kiganiro tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka rero Pasiteri nkuko cyane yacu cyo gusenga every watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya tugiye gusangiza bene data batwumva ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rinyura imitima y'abera bari kure n'abari hafi. Reka ijambo ryawe ryemeze abanyabyaha bashe guhinduka kugira ngo twese hamwe twitirirwe izina ryawe, kandi wishimire itorero mu gihe kizaza. Yesu nagaruka mu bwiza bwe azatujyane iwe aho tuzabiteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasiteri Imana iguhe umugisha. Rero hari ikiganiro wigeze utambutsa kivuga kuri Satani. Hari ikiganiro wigeze utambutsa. Rero niyo mpamvu uyu munsi twagutumiye, twashaka tukubazemwo ibibazo bijanye n'isomo kugira ngo abantu bakurikiranye ino somo barusheho gutahura canke gusobanukirwa. Ikibazo cya mbere se Pasiteri, izina Satani rikomoka hehe? Kuki yitwa marayika? Satani ni ijambo ry'ikigiriki risobanura ngo adversaire. Adversaire ni umubisha. Adversaire ni umuntu w'umuopoza, ni ukuvuga ngo urubaka agakora ibyo gusenya ibyubatswe. Nico mu izina rye bisobanura urubaka agasenya. Wakora gahunda akaboyikota, ni ukuvuga ngo akarogoya. Niryo bisobanura muri iryo zina adversaire. Impamvu rero bamwita marayika nk'uko ari ibibazo bibiri bikurikiranye, ni Rusofero yari marayika witwa umutwara muco muri Bibiliya y'Ikilatini. Yesaya 12:14 umurongo hubwo wa 12 kugeza ku murongo wa 17 aho bavuga ibye uko yizamuye akishira hejuru ari marayika bamwita inyenyeri yo mu ruturuturu. Angaha kuko yafashe inyenyeri yo mu ruturuturu yitwa Rusofero umutwara mucyo, ni ukuvuga ngo bamwita marayika kuko ari mu itsinda ry'abamarayika mu biremwa byaremwe mbere. Angaha ni marayika ntabwo bisobanura umuntu mwiza. Ijambo marayika ntibisobanura iciza. Hari igihe umuntu bamubwira amakosa ye akavuga ngo ariko nanje murandenganye ngo mwagira agasigo ndi marayika. Marayika si bisobanura iciza. Marayika ni intumwa bitarebye niba ari nziza cyangwa niba ari mbi.
rero marayika umuntu aramuruta kuko umuntu arusha marayika amahirwe cyane ko umuntu akora icyaha cyihana bitewe n'uko akomoka mu rubyaro rwa Aburahamu. Ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu kumena amaraso ntabikoreye abamarayika, bikoreye uburyo rwa Aburahamu. Umuntu rero afite agaciro cyane imbere y'Imana kubera we yacungujwe amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu kumva ngo mbe wagize ngo ndi marayika, uwuhe marayika? Kuko hari abamarayika bera hakaba n'abacumuye. Nuwe washatse kuvuga. Abantu bakibira ko marayika bisobanura ko kudakora icyaha. Marayika ntibisobanura kudakora icyaha kuko abamarayika bakoze ibyaha ahubwo bafite akaga kuko badashobora kwihana. Riratsinda ryazwe muri Petero ya 2 ibice 2 umurongo wa 4 havango kuko Imana itababariye abamarayika bakoze ibyaha ahubwo ikababohesha iminyururu y'umwijima bakarindirwayo kugira ngo batagereze gucirwaho iteka, bakaba badashobora gusaba imbabazi. Ariko Imana ijambo ry'Imana avuga kuko itababariye abamarayika ntarabo kubabarirwa ubwo. Rero marayika ntibisobanura ikintu ciza. Iyo umuntu avuze marayika kenshi abantu bashaka kumva ishusho y'ubukiranutsi. Uriya muntu ni umumarayika ntabwo arangwaho n'ikibi. Oya, hari abamarayika bakoze ibyaha, hari n'abakoze ibyiza, hari n'intumwa z'Imana muri bo nk'uko twabisobanuye mu gihe cyashize. Turi kuvuga ayo matsinda, tuvuga abashinzwe kuramya imbere y'Imana mu ijuru aribo bitwa abaserafi, tuvuga abashinzwe kurinda ibyera by'Imana aribo abakerubi. Ni ukuvuga ngo marayika ntibisobanura iciza kuko hari umwiza n'umubi. Pastor wakoze ikibazo cya kabiri, ese Satani ko yitwa umutware w'isi yabihawe nande? Yabihawe n'Imana. Imaze kurema isi n'ijuru. Ubundi Imana yari isanzwe bo kuko Imana n'Uwiteka ntabwo igira itangiriro ntigira iherezo. Imana rero itekereje kurema isi n'ijuru, hari aho yabaga bita iteka, hita eternite. Ijuru n'isi Imana yabiremye ibifashe mu ntoke. Iyo dusenga tuvuga ngo data twese uri mu ijuru, nukuzamura icubaro ngo tuvuge ko Imana ituruta, ariko Imana se yakwira muri ihe juru. Yesaya 66 umurongo wa 1 avuga ngo ijuru ni intebe yanje, isi ni intebe y'ibirenge byaje, mwanyubakira nzuki nakwigwa he ahantu mwakubakisha intoke. Rero uru n'urusengero, ariko aho Imana yakwira ntihaboneka, hakozwe n'abantu. Imana rero kuko yabaho ijuru ritarabaho n'isi itarabaho, imaze kurema isi n'ijuru, isi yayihaye Satani. Ariko atarakora icaha yitwa Rusofero, irayimuha. Hara muri Luka igice ca 4 umurongo wa 6 haravuga ngo Satani agerageza Yesu yamujanye ku musozi muremure amurengere ku butunzi bw'isi n'ubwiza bwabo. Arabwira Yesu ngo numpfuka mukandamya ibi byose nkweretse ndabigwa kuko ari nje wabigabanye. Ntabwo Yesu yavuze ngo urabesha wabigabaniye, gusa yaravuze ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ariko ntabwo yavuze ngo urabeshe kuko Yesu yari afite amakuru mu byaremwe byose nta kitaremwe na Yesu, kandi Satani ari mu bindi biremwa byaremwe mbere y'umuntu. Ubwo Yesu yamuremyeho, nizo mpamvu atavuze ngo urabeshe kuko agabana isi Yesu yari ahari. Nizo mpamvu bavuga ngo Satani ndayiguha nupfukama nuko yatangaga mu bye. Ikibazo cya gatatu ni iki kiranga kamere ya Satani? Kamere ya Satani, ubundi Satani ni umwuka ariko akashaka kwinjizamo kamere y'umuntu. Yohana 10:10 haravuga ngo umujura nta kindi kimuzana uretse kwica no kwiba no kurimbura. Hariya rero ari amatitiro uko aratatabwa Satani: ni umwicanyi, ni umujura, ni umurimbuzi. Noneho hariya muri Matayo 4:3 ni umushukanyi. Hariya noneho mu byahishuye ibice 9 umurongo wa 11 bamwita mu gihe borongo ni Abadoni, bisobanura ngo umutware w'ikuzimu. Noneho bakamwita ngo ni Apoliyone, umutware w'ikuzimu. Ngo afite amatitire menshi. Ariko hariya muri Petero ya 2 umurongo wa 8 baravuga ngo ni umurezi. Ubwo rero mu byahishuye 12 umurongo waho wa 9 bavuga ngo ni cyakiyoka, ni umwanzi, ni umubisha, ni umuriganya. Hariya muri Matayo mu itangiriro igice ca 3 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5 haravuga ngo ni umuriganya. Ubwo afite amatitire menshi. Kamere rero ariganya nk'abantu, akiba nk'abantu, akica nk'abantu, akarimbura nk'abantu,
akabesha nk'abantu muri Yohana 8 umurongo wa 40 ngo niwe munyabinyoma, abantu bakagira ibinyoma na Satani akagira ibinyoma, abantu bakica na Satani akica, abantu bakarimbura na Satani akarimbura, abantu bakangana na Satani akanga, abantu bakariganya na wakariganya, abantu bakarega na wakarega. Uvuga ngo niyo matitire agaragaza kamere ya Satani. Turakoze ko shakane Satani abahe. Satani ntagira ishikizo, kuko ijambo ry'Imana muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 bivuga ngo ubwo abana b'Imana bazaga gushengera Uwiteka, Satani nawe akaza ari hagati yabo, kuko yabanye nabo. Ni marayika ariko ni Satani umwanzi waciwe. Hariya none Imana ikabaza Satani ngo Satani uraturuka? Bati ndaturuka mu isi no kwizereramo. Abati wamboneye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi utunganye wirindi bibi, nubu aracakomeza gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi. Satani akavuga ati nuko wamuhaye ruswa umuha ubutunzi, ninde wawe ubutunzi akakwanga? Ubwo nukuvuga ngo Satani ni inzererezi, kuko yasubije Imana ngo mvuye ku isi no kwizereramo, ntagira ishikizo. Ntabera hose icarimwe ariko akorera hose, ariko atahabereye icarimwe, ntagira ishikizo ro n'inzererezi muri make. Pastor akoze bosha 5 abasenga birukana abadayimoni bagendera kuzihe nyigisho? Abasenga birukana abadayimoni nabayobe, kuko wirukana dayimoni ari ukubanje kumwerekwa, kuko abadayimoni ntibabera hose icarimwe. Yesu yirukana abadayimoni bari mu bantu igihe yarageze ku bantu barimo abadayimoni mwirimbi. Ni Matayo 8:28 kugeza 34. Bamubonye batangiye gutaka ngo Yesu duhurese mwana w'Imana, kumenya yo kutwica urupfu n'agashinyaguro, tubabarire. Bumvise bari gusha ahubwo twohereze mwazirangurube zo hakurya. Ingurube zari hakurya, umugana w'ingurube 2,000. Baba dayimoni Yesu arabemerera bava muri bantu basimbukira muri za ngurube. Ijambo ry'Imana ziravuga ngo ziramanuka ziroha ku gacuri, zigwa mu nyanja zihotorwa n'amazi. Bantu barakira. Yabaye abadayimoni bakorera hose icarimwe, bari kuguma muri bantu bakaja no muri za ngurube, ariko kuko bagiye mu ngurube abantu bagakira, bigaragara ko bakorera hose ariko batahabereye icarimwe. Bagiye mu ngurube abantu barakira. Iyo rero ukandagiye Satani ushobora gukandagira yahavuye, ntaba ari ukandagiye. Kandi noneho twari dukwiye kumenya kwibiza ibibi byose bitugeraho bitazanwa byose na Satani, kuko hari indwara zizanwa n'Imana kugira ngo Imana iziheshe icubahiro kuri uwo muntu. Hari indwara zizanwa n'umuntu kuko yahishe icaha akagikoreraho. Hari indwara zizana na Satani, kuko byanditswe muri Luka 13:10, uriya mugore ngo yari yarahetamishijwe na Satani imyaka 18. Noneho hariya muri Yohana ibice 9 hari indwara ituruka ku Mana kugira ngo Imana yiheshe icubahiro. Ariko Abakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 26 kugeza 31 havuga ko abantu benshi barwaragurika, abandi bagasinzira, abandi bakagira intege nke kuko bakoze ibyaha ntibinire ngo bisuzume babireke. Ubwo rero iyo umuntu akandagira abadayimoni, ushobora no gukandagira abadayimoni ukandagira indwara yazanywe n'Imana, ni ubuyobe. Ushobora gukandagira abadayimoni ukandagira indwara yazanywe nawe ku giti cyawe, nabwo ni ubuyobe. Hari hakwiriye kubiyerekwa, umuntu akerekwa inkomoko y'indwara, nka kuriya Yesu yeretswe ngo uyu mugore yari yarahetamishijwe na Satani imyaka 18, Yesu akabibona yamara akamukiza. Abantu basenga birukana abadayimoni bakwiriye gusenga bagahishurirwa, bakamenya niba aho bari abadayimoni bahari, kugira ngo batirukana abadayimoni batari babadayimoni, ahubwo bakabaseka bakamenya ko ari ukubatinya bakabagarukana. Bari bakwiriye kwerekwa, none bakamenya ko dayimoni ahari, bakamwirukana bahangana nayo babizi. Hari aho uzagera rero kwirukana abadayimoni bakakubwira bati tubwire niba uberetswe tugufashe. Uti niganaga basenga bavuga abadayimoni ariko simbabona. Igihe utababona rero uri mu buyobe. Usenga neza yirukana abadayimoni yaberetswe mu buryo bw'umwuka, kuko abadayimoni ni imyuka. Pastor akoze ikibazo cya 6, kuko Satani bamwita umutware w'ikuzimu. Umutware w'ikuzimu kuko abapfa ari abakiranirwa, abanyabyaha bapfuye baje kuzimu mu ruhukiro bategereje kuzinjira muri gihonome. Iyo umuntu apfuye rero atizeye, ntabwo yongera gusaba imbabazi ngo ababarirwe. Nizo mpamvu bavuga ubutumwa bwiza
Yesu yabwirije imyuka y'ikuzimu hariya havuga ngo kuko Kristo yababarijwe abanyabyaha umunyakiranutse nawe ababarizwa abakiranirwa kugira ngo abayobore ku Mana amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko azutse mu buryo bw'umwuka ngo niwe wagiye kubwiririsha abantu basinzire bari mu nzu y'imbehe babandi bapfuye kuva mu minsi ya Nowa. None ijambo ry'Imana rivuga ngo niba Yesu yaragiye kubwiriza ya myuka iri mu nzu y'imbehe ntabwo yagiye kwibwira ubutumwa bukiza kuko wapfuye atizeye ntiyihana kwari ukuja ku anonsa ni ukuvuga kubatangariza kurimbuka kwabo. Rero abapfuye ari abanyabyaha kuko baje ikuzimu kandi bakaba batazongera kwihana. Satani nawe akaba yarabuze inzira zo kwihana, nizo mpamvu atwara aho batazihana gusa. Aho batazihana gusa abapfuye ari abanyabyaha niho Satani ategeka kuko asa nabo. Nawe ntazihana, ntabwo yahawe uwo mugabane, ahubwo yakoze icyaha amaze kugwa agenerwa kucirwaho iteka. Nizo mpamvu atwara babandi bapfuye ari abanyabyaha bari ikuzimu bita Hadese cyangwa Sheol, nabo bategereje kuzazuka barinjira muri Gehinomu ku muzuko wa kabiri. Ntabwo bazaboneka ku mugabane w'umuzuko wa mbere kuko atari abakiranutsi. Ahangaro ngo twumvise abapfuye bari abakiranutsi ni mu rundi ruhande baja muri paradizo uburukiro bw'abera bategereze kuzinjira mu ijuru. Yesu nagaruka noneho bazutse ku muzuko wa mbere nibo bahirwa kandi nibo bera kandi nibo batazagira icyo batwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite umugabane ku muzuko wa mbere arahirwa kandi nuwera. Ntabwo urupfu rwa kabiri ruzagira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nawe iyo myaka 1000. Pastor akoze ko dushaka rindi kuko Imana itije Satani ngo tugire umudenderezo. Ntabwo biri mu nshingano zawo kwica Satani kuko yaduhaye ubushobozi bwo kunesha Satani birahagije. Ahubwo nitwe dukwiriye gutsinda Satani kuko Imana yatwambitse ubwo bushobozi. Ikindi noneho rero abamarayika bose niba ari imyuka yikorera na Satani arimo, ashinzwe rero gushira ku gipimo abibwira ko arabera banesha Satani bagahabwa ingororano. Kunesha Satani ni ingororano zikomoka. Nizo mpamvu Imana itamwica kuko ari balance, ni igipimo kibereye gushira ku rugero abera b'Imana. Urakoze Pastor. Kibazo cha 8 si Satani azarimbuka ryari? Satani biterwa na tendance abantu barimo. Aba amilenaliste bavuga ko yatsinzwe mu gihe cyo kwa Yesu, ariko ahangaha muri byanditswe byera havuga ko imyaka 1000 aboshwe namara kubohorwa unyuma y'umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha nibo bazakurikira kutera umurwa ukundwa Yerusalemu kugira ngo noneho batera ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuriro uzaturuka mu ijuru ako kanya mu byahishuwe igice cya 20:8 kugera ku 10 ngo umuriro uzaturuka mu ijuru ubatwike. Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo ni nyuma y'umuzuko wa kabiri ni hazarimbuka, naho ubundi aracari inzererezi. Pastor dushacenda Satani yaraboshwe canke azabo? Aba amilenaliste bavuga ko yaboshwe igihe Yesu yajaga ikuzimu akazuka ku munsi wa gatatu agasiga muboshe kuko yari yamwatsa urufunguzo. None bakavuga ko ubushobozi bwa Satani bwabaye limite kuva Yesu Kristo yazuka buba limite, ntibwongera gukorwa nkuko bwakorwaga. Abo naba amilenaliste niko babivuga. Ariko hariya muri Yobu igice cya 2:1 havuga ko ari inzererezi, ariko muri Petero ya 1:5 havuga ngo mwirinde ibisindisha kuko Satani umurezi wanyu azerera nk'intare. Bisobanura ko atarabohwa ahubwo ategereje kuzabohwa ya myaka 1000 umuzuko wa kabiri utarabaho. Ni ukuvuga ngo hari abavuga ko yaboshwe Yesu ubwo yapfaga akaje kuzimu akazuka ku munsi wa gatatu agasiga muhambiriye, ariko na n'uyu munsi aracashuka bera. Nizo mpamvu Petero we wanditse nyuma y'ico gihe avuga ko ari inzererezi, ari intare yivuga ashaka ko yaconshomera ngo azarimburanwe nawe. None se Pastor muri zo tandase uvuze
tendance y'ukuri ni tendance premillenariste nemera nuko satani atarabohwa kuko na n'uyu munsi aracagerageza bera kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ni intare yivuga kandi azerera kugira ngo ashake yaconshomera. Iyo abohwa rero ntaba gishaka bo guconshomera kuko abahambiriye. Ingamba twakoresha zikomeye ngo tuneshe satani, abera bagomba kwitondera n'izi ngizi. Muri Yakobo igice cya 4:7 avuga ngo nuko rero bene data mugandukira Imana kandi murwanye satani ndabazabahunga. Imana yaduhaye ubushobozi bwo gutsinda satani nk'abana b'Imana muri Kristo Yesu. Ubwo rero ira jambo Paulo avuga mu Bakorinto ba 2 ibice 12 ku murongo wa 9 havuga ngo nuko rero nzanezerwa kwirata intege nke zanjye kugira ngo imbaraga za Kristo zinsaye. Nuko twakwirata intege nke tugandukiye Imana kugira ngo imbaraga za Kristo zisaye tubone uko tunesha satani. Abagandukiye Imana rero dufite amasezerano yo kuvuga ngo ni mugandukira Imana mukamagana satani nawe azabahunga. Uri kumwe n'Imana satani aratijya. Ubwo rero satani ni umwanzi watsinzwe ku bantu bagandukira Imana, ariko abanze kugandukira Imana aracaba afiteho ubushobozi. Na nizo mpamvu hariya muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo wa 8 avuga ngo amategeko ni meza iyo umuntu ayagengeje uko bikwiriye amategeko. Nyamara amategeko ntabwo yashiriweho abakiranutsi kereka abanyabyaha, ibigande, abibone, abakubita base n'abayanyina, abicanyi, abasambanyi, abanyaga abantu bakabagura, n'abarozi. Abo bose nibo n'abandi bose bakora ibidahuje n'inyigisho nzima nibo bakwiriye amategeko. Nuvuga ngo na satani nawe akorana n'abantu nk'abo ngabo banze kwihana, bakaguma kubujura, bakaguma kubarozi, bakaguma kubwicanyi, bakamenya kububesha. Abo ngabo satani akorana nabo kuko satani ni umwicanyi akorana n'abicanyi, satani ni umuriganya akorana n'abariganya, satani ni umunyabinyoma akorana n'abinyabinyoma, satani ni umubisha akorana n'ababisha, satani arwanya ibyubatswe. Nuvuga ngo ni umurimbuzi, ni adversaire, ni umubisha. Ibyo byose akorana n'abasa nabyo. Ubwo rero bigaragara ko atari yabohwa kuko agikorana nabo ngabo, kandi ubwo agikorana nabo ngabo nubira ngo Imana yungururemwe abazagandukira Imana kugira ngo babone uko banesha satani, bave mu binyoma, bave mu bwicanyi, bave mu bujura, bave mu buriganya, noneho bareke kuba inshuti ze, bareke gukorana. Ariko uyu munsi wa none ingamba twafata nuko umuntu wese uzi ko akora ibisabityo byangwa n'amategeko y'Imana, ubwicanyi, uburozi, ubusambanyi, ubugambanyi, abakubita base n'abanyina, abatukana, ababeshi, abo bose n'ibindi bidahuje n'inyigisho ziba baracakorana na satani. Ariko nibabivamo, umwicanyi akareka kwica kwe, uwibaga akareka kwiba, nkuko ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baefeso igice cya 4 umurongo wa 27 havuga ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo buri wese yige gukoresha amaboko ye kugira ngo abone ibyo kumufasha n'ibyo gufasha abakene. Bisobanura ngo abantu benshi biba kuko badakora, abantu benshi bica kuko badakora, bashaka amaramuko. Ariko abantu bagashoye imbaraga zabo mu mirimo byagatumye banesha, noneho babona icyo kurya bagahimbaza umwami Imana kuko bibakuye mu byaha. Imana yacu dusange abantu bihane bave mu byaha kugira ngo bareke gukorana na satani. Ni umwanzi watsinzwe, ariko abakiranirwa aracakorana nabo, aracakorana n'abanyabyaha. Ni umunyabinyoma, ni se w'ibinyoma, ni umurimbuzi, ni umwicanyi, ni umujura. Abantu rero bashaka kumunesha bava muri ibyo. Abantu bashaka kunesha satani bava mu bugambanyi, abantu bashaka kunesha satani bava mu rwangano, abantu bashaka kunesha satani bava mu buriganya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana ya mbere igice cya 5 umurongo wa 19 aravuga ngo erega turabi Imana, abemeye Yesu Kristo nabi Imana, kandi abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza n'umugabane w'umunyago w'Imana. Ariko
abantu bose bari mu mubi, ni ukuvuga ngo isi yose 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 iri mu mubi, ariko twe turabimana, ariko isi yose iri mu mubi, ni ukuvuga ngo ku isi waba uw'Imana cyangwa ukaba uwa Satani. Ariko ndasabira bene data twumva ku isi hose mu migabane itandukanye kugira ngo twese dukangukire kwitwa ab'Imana kandi tubiharanire, turwane iryo shaka kwitwa abana b'Imana, kuko uko tuzasa ndikurerekanwa, ariko ijambo ry'Imana bavuga ngo Yesu nerekanwa tuzasa nawe, kandi abantu bose bagifite ibyo byiringiro ngo biboneze nk'uko na Kristo yiboneje. Imana idusange, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, reka dushimire umuntu ufata ikiganiro cyashakisharenga tubwira ngo Imana igumisha. Ushobora kuba ubwa mbere uri gusenga tugusaba ukanda sabone cyangwa ukora subscribe kugira ngo uzazibone ibiganiro byacu bitakugoye, kandi tugusaba ubutumwa nyuma yo kubwumva ubutumwa ubusharinge upartage ubuheje inshuti yawe uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ikiganiro nawe utaha Pastor Sinzara cyo wakongeraho. Pastor Mpazerego Pierre kuri channel ya Gusenga Everyday musanzwe mudukurikira 078 669 669 20 078 669 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga Gusenga Everyday, umurongo hamwe kuri YouTube unyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha.